Ano ariko ngo harimo ibihangano ngo igihangano cya cibi n'igihangano cyabaye. Ahubwo nakubonye ukibyinnye. Ngeso Baje kubyinishije ta. Kubita kuri ka ndini umugore arataka maze azana mazi kubita yego kubita indirimbo ifite ubutumwa ngomba Ako n'ubwenge buhangano by ni AI nyine. nikirimo imbyinisa ntago ndakibona Hajuze. Nitwa niyo gisubizo Elise nkwaye ikaze kuri Elise TV Media aho ubuzima n'amakuru y'ibyamamare bishyirwa ku karubanda ikaze. Kujya kuri Twitter ushaka umuntu witwa Tito. Tito niwe wanshyizeho Yabazaga nawe ibintu Bazaga ati se Scovia ni uri kubyina nyirizina ati cyangwa. Iyi ni indirimbo yitwa Aragitosa akaba ari indirimbo ya Gitafu. Ino ndirimbo rero ikunzwe n'abatari bake ndetse kandi iri hit muri no minsi yamaze kubiserera mu bantu. Byagenze bitewe kugira ngo abantu bose bisange bari kuvuga bati ino ndirimbo rwose ikwiye kuvanwa ku rukuta rwa YouTube ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zicuruza umuziki, ndetse kandi abandi bavuga bati rwose uyu muhanzi Gitafu nakurikiranwe ndetse ngatabwe muri yombi, kandi n'ubundi ibyo byose ari kubivuga banakomeza kumushinza ko ngo uyu muhanzi Gitafu akora ibishegu, ndetse kandi indirimbo ze nta butumwa buba burimo ahubwo ngo ari ukurarura rubanda ndetse kandi n'abaturage muri sosiyete. Ibi bintu rero bikomeje kugenda bizampa ndetse kandi bikomeje no kugenda byibazwaho n'abantu benshi cyane batandukanye, Dr B Murangira-Nseri, Scovia ndetse kandi n'abandi. Hari n'abandi bakomeje kuba ati rwose n'abarimo Boniface Rutikanga nabo ngo bamaje kuvuga kuri bino bintu bavuga ko rwose ngo ari ikibazo gikomeye cyane. Byagenze bite rero? Nk'uko amakuru ava ku mbuga nkoranyambaga bitwereka, iyi ndirimbo n'ubundi imaze ukwezi kumwe ku rubuga rwa YouTube ndetse kandi no ku zindi mbuga zitandukanye nka Audiomack, Spotify n'ahandi. Iyi ndirimbo rero y'umuhanzi Gitafu akaba ari n'umukomediye yakomeje kugenda bayigaruka ari benshi ndetse kandi banamubaza bati ese indirimbo yari igamije iki, ndetse kandi ni gute wasohoye indirimbo nk'iyi ngiyi, wabitekereje utati ko huzuyemo ibishego nyamara n'ubundi Gitafu kubyanga byakomeje kugorana. Akomeza kuvuga ati n'ubundi rwose ndabyemera ko wenda byaba ari ibishegu, ariko n'ubundi nzi indirimbo nyinshi cyane z'ibishegu zikomeza kugenda zivugwa ahangaha na Gitafu. Yavuze indirimbo zirimo nk'igare ya Mico the Best ndetse n'ifarashi, ndetse kandi akomeza no kugenda avuga ibindi bintu bitandukanye cyane, ndetse kandi nganavuga ko yariga abahanzi benshi bakora ibishegu cyane ko ngo nawe nutabimurusha ngo kubera yuko ngo ntago afite ibishegu mu ndirimbo ze biruta ibya Defist, ndetse kandi yakomeje no kugenda akomoza ku bandi bahanzi batandukanye. Maze rero aravuga ati n'ubundi rero ibyo byose tubigendeyeho njye ntabwo nakemera ko n'ubundi indirimbo yanjye yasibwa, ndetse kandi n'uwitwa n'ubundi Mutesi Scovia nawe yaje kumushyigikira aravuga ati n'ubundi ino ndirimbo rwose nibayireke, ati twaye mu kiganiro aho nabwiraga His Excellence Paul Kagame nti turi mu isi cyase tugeze mu gihe umuntu atuka undi akabihemberwa ndetse agahabwa n'amamiliyoni yo kwamamaza. Iyo video nayo ndaza kuyikwereka ni y'amasegonda makeya kugira ngo ukomeze gusobanukirwa, ariko kandi nanone ubwo ngubwo ntibikomeje kugenda neza kubera yuko n'ubundi Dr B Murangira-Nseri ndetse n'abamuvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Boniface Rutikanga udateye na Mutesi Scovia n'abandi bayobozi benshi cyane bakomeje kugenda bibaza kuri ino ndirimbo. Akaba ari indirimbo yakomeje no kugenda iririmbwa n'abana ndetse kandi banayibyina bayikorera ibyo bita challenge. Iyo challenge nayo nkaba ngiye kuyikwereka, akaba ari challenge yakomeje kugenda ikoroza abantu bavuga bati ibi bintu rwose ntago bikwiye, nta nubwo twizera yuko abantu bose bakabaye bajya muri ibi ngibi, ndetse n'abana batoya nabo ngo bagaragare mu bintu nk'ibi ngibi bavuga ko rwose ngo ari ibintu bitemewe, ndetse kandi ngo byakabaye bitemerewe kurebwa n'umuntu cyangwa se kumvwa n'umuntu uri mu myaka 10 munsi y'imyaka 18. Icyo ngiye kukwereka rero n'uyo video, ndetse kandi mbere nze nkwereke n'abana bakoraje kuri ino ndirimbo.
Si n'ibyo gusa rero byavuzwe kuri ino ndirimbo, gusa n'ubundi bamwe bakomeje kugenda bavuga ko ino ndirimbo yasibwa, abo ngiye kubakumvisha ko ari bamwe mu banyamakuru barimo Bizimana bakorana na Mutesi Scovia, ariko kandi nanone nkumvishe n'ubundi na Scovia iyo nkaho ino video yose ugiye kuyikurikira n'ubundi wowe icyo usabwa ni ugutegereza ikarangira kugira ngo ukomeze gusobanukirwa. Ngiye rero nkaba ngiye kugushyigiramo ino video n'ubundi ya Mutesi Scovia kugira ngo uyirebe yose ndetse kandi usobanukirwe n'ibyakomeje kugenda bijya mbere hano ahangaha naho kundi rero katubanze turi no video ya Mutesi Scovia kugira ngo mwese mubashe gusobanukirwa ndetse kandi mukomeze no kugenda mureba ibintu musobanukiwe, mwumve aho ino video ya Jetafu igeze ikitekerezwaho ndetse kandi nuko bamwe bayanzura. Ubwo rero kambabwire nti nimuryoherwe, duhure nanone ku musozo w'ino video. Minisiteri y'umuryango ikwiye kureba kiriya gihangano niba wamagana ubutumwa burimo nk'uko abantu bari kubivuga. Hari ubutumwa nabonye n'abana bari kwibyina. Ni iri hiti ariko reka ngubwire muri iyi minsi n'ubundi amasaha ya kibarabaswa nk'uko amuhanzi yigeze kubivuga bitwa diplomate niyo yamamazwa kuko ya masaha y'agashinge ntabwo wabona indi yamamaza zo zirigurisha. Mugire vuba muri diplomasi hano ibintu ndabona byabaye byinshi nta bindi tuzaniye twigendeye. Ese uko bivundo iyo ndirimbo ntayazi tuvuge ko taratambuka bari kwicura. Nshaka kuba nzi ko ari ariko ntaramenya ngo ni iyihe. Indirimbo yitwa ngo aragitose. Igitenge aragitose, igitenge aragitose, turi kumwe akagitose, manda zose akagitose, mu buriri akagitose, nijoro akagitose. Ijambo bwariyo ntirigoye, ashobora kugora amagambo ibisobanuro n'ubundi ibisobanuro nibyo bigoranye uko wumva iryo jambo rero n'ibirimo imbere ntawe bitandukaniye. Biraza kugorana n'ibirimo aho ngaho niko wakunda n'ubundi bisaba, ariko urumva ntabwo twajya kuba nka hari umuminisitiri mu gihugu kimwe nigeze kubona. Ubwo ngubwo ntekereza ko hari igihe abahanzi burya batwarwa n'ibirimo kuba kandi hagira umuntu wataka uwo mwana cyangwa uwo mukobwa, sinzi niba ari umuhungu niba ari umukobwa cyangwa umugabo, kubera ko dutuye mu isi imeze ityo. Ejo bundi ndi mu mushyikirano nibyo nabwiraga perezida wa repubulika n'abayobozi bari bahari, ndababwira nti turi mu isi aho umuntu atukana agahabwa platform, turi mu isi y'aho umuntu avuga ibintu biteye isoni byandagaza abantu akitwa umusitari cyane, agaca ahantu hatandukanye, akaba ari ku byapa yamamaza, agahabwa ibyapa byo kwamamaza. Niba kuba umuntu udashobotse uvuga amagambo y'urukozasoni biguha umwanya wo kuba umusitari no kwamamaza ukinjiza amafaranga, ngewe ndinde wo kutamera nk'uwo ngo nanjye mbone amafaranga. Kandi dufite abantu bashinzwe kugenza ibyaha, dufite abakwiye kurinda umuryango mu gihe cyose umuryango cyandagaye, buri wese aza akawukoresha icyo ashaka. Ntimuze kwifata ngo mwishamikire ku muntu umwe hamwe, ahubwo reka turebe akagaka terebye Tito hano ngiye kumurega kuri RIB. Ashwi ntabwo ariho bikoze. Ntabwo ari we yasheye. Oya Tito niwe wamamaje ubu. Tito uragiye. Oya Tito nitegura urubanza rwanjye na Tito. Uri kureba kubyina wowe uza kumva ibyo uri kubyina. Oya ndahera kubyina. Icyambere hari uwabikoze. Tito rero we kuko azi ko following n'abantu benshi arabyamamaza. Tito ubu ndakurese. Ariko rero sibyo kubera izi mbaraga mbaye nzifite arizo mbyinisha. Cyo kora ikintu urabo iyi niyo bita AI ubundi. Iyo niyo ya nyayo. Udabona ngiye kameze nabi cyane akantu ndakemeye. Ko ntari nakabonye. Reka tugende. Mwakoze gukurikira kino kiganiro, mwabanye munangereze niyo gisubizo. Muraba agaciro, mugirire byiza kandi Imana barinde, mukande subscribe. Bye bye.